ngewe ejo bundi nagiye kuri Exrage mvuye kwa M Irene mani baramamagara ambwa ati Tafu uri hehe ndamwana ngiye nagiye kwa M Irene dindira ninza turakora arandindira we aradidira amaze kundindira ubwo ikintu cyabaye rakize yarandindiriye amaze kundindira turakora pe tumaze gukora nge natungwe no kugira hagati nge ninya guseba mana mujye mumpabara ninya ikintu cyatuma umuntu akishamo ijisho ninya ndabyanga cyane ngaho ribaze wacize tuntu twatu na hato urumva mane banyango nitunganye neza umaye inkuru zituma ngire emosiyo ako twazisoje zarangiye okay akayemoso nako kabagasabwa buriya n'umuntu itabibona akavuga ati niga koko cyane yarabyumvaga cyangwa se ribabaye cyane you know twavugaga koko yarambwiye ati yize ko mbwati Genius Comedy uyu urayizi ndavuga ndayizi tunjya nyibona ambwa ati se birabura harano wabasha kwa performing ndava nabikora arambwa ati hagiye uzajya kumva baragwamagaye Nyabitanga rero ikintu mushimira kabisa Nyabitanga ahari yumve ko umuhaye respect ikiganiro sinzi uburyo kibuze kugenda kitafu rasaba kukomera tukaganira nyine nk'umuntu w'umusaza cyeka no hindura topic kuko ngiyewe ibintu byambayeho na n'isaha sindabyakira kubimbaza rero kandi turi imbere ya kamera nago nyine mbashaka kugaragaza ko ari umungira amarangamutima menshi ku buryo yajya kurengaho umuntu amarangamutima arenga umuntu nyine akaba yabigaragaza ku maso cyangwa se no ku bindi bintu ariko nyine hari umuntu gukora ikintu kikakurenga kukibwira umuntu nyine ukumva n'umutumirwa reka umuririmbyi cyangwa se undi muntu usanzwe baba ni ibintu byuzuzanya umufana arabanza akakumotiva iyo amaze kukumotiva noneho ya motivation aguhaye niyo uhita uzamukiraho ukahita ikuzamura ariko ugiye kujya kuri stage ukabona umufana nawe ubwe nakwishimiye uba wamaze gukotora unashatse buri n'umuhanga bahita babwira ati ndwaye igifu ukirwaza ku buryo uhita ushaka impamvu ituma utajya kuri stage bikahita birangira ariko ukimara gutina mbwo ukabona umufana wese afite inzara n'inyota byo kumva ibyo ugiye kumubwira ubwo ahagara hamwe muhatwike hashya kuko umufana n'umuhanzi cyangwa se n'umukomediye wabegeranye n'umugore n'umugabo turagarutse Great TV turabasuje aho muherereye mu mpande zose zigiye Burasirazuba Iburengerazuba Amajyaruguru n'Amajyepfo ndetse n'umujyi wa Kigali turongeye nanone turiteretse turi kumwe n'umuhungu wanyu your boy Gitaf ewana kamera magaragaza umuhungu cyangwa ariho muduheraga kawa Gitaf muduheraga kawa rwose Gita uyu munsi kakamukaru kawe twagateguye musukira umuhe amukorega akaba ari keza cyane okay okay sawa nta kibazo Gitaf umeze neza ko mbona ukonje wanga ngiye nago nkonje tunuko umuntu abataratangira tu umuntu atangira yabitarashyuha nyine uko ugenda ukora bigenda ushyushyu bigenda biza byagiyemo neza cyane umeze neza ariko mane kabisa congratulations imihanda wayitwitse ahantu hose ni Gitaf uba wumva umeze uti ubona ahantu hose mihanda yose ari uriho nyine mba numva ari ibintu bitangaza by'Imana nabango ni kubw'imbaraga zanjye yego ni bitangaza by'Imana Gita noneho ongera wibwira abakunzi bacu kuri Great TV ngira ngo urasanzwe ibwira abakunzi bacu ni wa munsi mwari mutegereje uko tuzakora ishow nk'iyingiye none igihe cyarageze Imana iradufashe byose birabaye twahoze twikaraga imihanda tutazi ko bizagenda gutya Imana aje kubikora idukura mu tempo byose dukuye mu kimwivu itwikiza n'ibikomangoma banoheri baho ngabo baza badusebya buri munsi cyasha batubwira ko turi ibintu byose bakatwita amazina tutari twa kandi twitwa ba Gitaf byose birampabaza bikanzamana musukare ku buzima bwanjye yewe bona shuti ngiye simbura icyo nabikoraho sibyo ko abantu ngabo
kabo ntabwo buzajya bora muri society Yeah. waza kurwanya buri wese uzamusaza umusengera Imana izamukurinda kandi izakubumbatisa mu biganza byayo Yes. wabo byose abo bantu baza barwanya G-Tough niga Yo. baza banwikiramo bakaza kwiba nibyo byose Yego. amazina bakasiga amarangi yanjye bakasiga ibyondo Yo. abo bose ndabiyamye na nubwo mbashaka ku buzima bwanjye Yeah, man. icyo nshaka nyine naje nka G-Tough ntabwo naje ngabo ngabo aba baza bisiga ibyondo njye naje nisiga amarangi nk'amantyuko naje ndiriko byose naje ndi umufana w'amapiscopo naje ndi umufana w'amavubi ntabwo naje ndi umufana w'amareyo naje ndi umufana w'amavubi ntabwo naje ndi umufana w'igikona Yego. ibyo byumve neza manika abo bose baza nizo za bifu Yo. izo bifu zawe niga igihe kizakutoka nibyo byose Yo. uzava hano uzava Kigali ukisanga uri induba ahantu utakwiye kuba muri society biko bite no kubangama niga ya boy G-Tough Yeah. kakantu se ko ukubita gri po ya angera gri po byabaye reka banze baguha kakawa G-Tough nabaza uragatereka he iriho rwose ntugire ikibazo reka babanze bakwakire hano turi kuri Integrated Barist Training Center hano Kimironko rwose navuze ati G-Tough uburyo arimo akora muri iyi minsi Yego. ntabwo nabura kumujyana ahantu ngo mutemo agakawa dore kugakunda ikawa ni ibintu byanjye ukunda ikawa ikintu cyose kiri muri za monoza nyine kirakundwa cyane Okay G-Tough uyu munsi rero ndagira ngo bakwakire babanze baguha agakawa ntugufungura gutyo se yego ko amaterambere ryaraje G-Tough na fresher rwose bita byikoresha se nta hantu ukanda yego byo bisigara hejuru nta hantu ukanda muri make ugitire nese kabibwibwa n'icyo ko gashize ku gikombe nyine urabona se bikiza kashizemo kandi abantu basanga kashizemo nyine ndibaza kano kaboro kabibwibwa n'icyo ko gateretse ku kirahure kaboro urabona hano karamanuye kareretse yego none nukoraho gutya leta bimanuka ubwo itsindagiye hano bita bimanuka mana we waraturengeye iyo niyo bita clever dripper clever dripper clever dripper cyangwa ni clever dripper gripo Rita dore iki ni cyawe rero clever gripo ngira ngo muri kubona ko ari kumushyiramo agasukari kenshi chere njye ngo ndisukari nyinshi kunda agasukari kenshi ntirakumerera nabi G-Tough isukari ndekera ko ngako kabisa agira atarwara isukari cyangwa itera umuvuduko oya buri umuntu anywa agasukari nta muvuduko umuntu anywa isukari nta diabete umuntu anywa isukari nta malaria umuntu anywa isukari nta mutwe umuntu anywa isukari ariga agatsinda mana we isukari yego G-Tough G-Tough rero hano nkuko nabikubwiye ni kuri Integrated Barist Training Center bigisha abantu gukora ikawa kuyisogongera ndetse bagahugura n'abahinzi bayo ngira ngo wenda ugize amahirwe yo guhura n'umuyobozi wayo reka abigusobanuriremo gake waba wicayeho gato ukamusobanurira ho gato kugira ngo G-Tough nawe abwire abakunzi be cyangwa se abafana be cyangwa se nawe aba yafata umwanzuro wo kuza kwiga nk'uko Nzovu nawe yawufasha ashaje wamusobanurira G-Tough wakoze kuza yego nitwa Perpeti kandi umuyobozi nyine wa Integrated Barista Training Center yego twaba twigisha gutegura kawa hanyuma twaba twigisha kuyihinga kuyikaranga yego hanyuma no gusogongera no kwishiririza nibyo kuyikaranga nyine hanyuma wiga nyine amezi 3 ukagiramo turigaho modire 7 buri modire igira ikizami cyanditse written exam ikizamini cyanditse hanyuma akagira ikizamini cya pratique yego hanyuma iyo ushoje nyine ujya muri stage ikora ukwezi wasoza nyine tukakurangira imirimo yego urumva ariko niyo ugiye gutangira imirimo yawe kwikorera turagufasha mu gihe gihwanye n'amezi 3 ntabwo tuguha amafaranga ariko tugiye ibitekerezo tukaguha inama kugira ngo business yawe ariko ijyanye n'ikawa ijyanye n'ibyo wize yego hanyuma twaba tumaze imyaka 4 dukora twaba dufite icyangombwa cya RTB Rwanda TVET Board kibibemera gukora ibi bintu kibemera gukora ibi bintu mufite cyangwa se cyemera cyo gucuruza abanyeshuri nako kibemera cyo nyine abo bantu muzaza kwigisha cyo gute nyine mufite icyangombwa kibemerera kuza kwigisha abantu niki cyo ngicyo nyine kubigisha nyine imirimo ngiro ni neza kari kumirika
urumva dufite icyangombwa kitwemerera kwigisha nyine imirimo ngiro, yego, gutegura kawa. ukabyiga neza ukabimenya ku buryo wajya no mu mahoteli bakaguha akazi. Amahoteli, amaresitora, amakofi shop, guhinga kawa, kuyikaranga, ibyo byose barakwemerera, haba hano mu gihugu haba no hanze y'igihugu. Ubu se mu banyeshuri ufite iranzovu urabona ibintu uzabishobora? Iyi mirindi inzovu izabishobora ko inzovu z'ubwenge cyane. inzovu yamucare kuko yabajije n'ibibazo by'abahinzi, abaza n'ibibazo byo kuyitegura, abaza ibiciro, abaza ku munyeshuri ushaka kwiga igihe gitoya, niba ari bwige wenda ashaka kwiga wenda ibyumweru 2. Yego, ati ni gute yakwishyura 300? Turamusobanurira nyine arabimenya neza cyane, ahubwo muzazana kwiga. Oya ntago njye naza kwiga nona. kubera iki? Kuko njyewe buriya mu bintu bibaho byose njyango njye nyankurikira nateguye. Urumva nashinje gukora ikiganiro, ntago nashije kwiga kuri by'amakwawa, ahubwo ndagenda nkabitekerezaho, nazamara kubyumva nyine bindimo neza, nkavuga ni mboreka nitegure no shaka n'amafaranga y'ishuri, nazamena rivari, myenda y'ishuri. ukakora action. No njye kuri kamera, ikintu wemeye kuri kamera aba ari ideni ubusabwa kwishyura, ntago ayo madeni nshaka kuyajyamo rero njyewe. gusa wabikunze ariko ugiye gushaka ubushobozi uzaze wiga. Nabikora n'abandi bantu bumva bashaka kubijyamo nyine twabagira inama bakaza bakabyiga, ariko GTAF nje ntago nabeshya abanyarwanda ngo ndahita niga amakawa. Wapi, kuko urabona wenda ndagenda mbitekerezeho, mbirebe, mbiganireho n'umutima wanjye, nyuma yaho nimbona koko mwiri kuza ku ishuri nzicara, so ndiba nzanisha n'inzovu kw'intebe imwe. ubwo ikibazo n'inzovu. Ikibazo ni inzovu ibijemo rwose. Mama, reka tugushimire, reka dukomeze tuganire na GTAF, kandi turabizi neza ko azaza kwiga. Murakoze cyane, nagubwe neza n'icyayi. Sawa, murakoze. Nanjye reka nyinywe numva ubyari byo. Nanjye nzaza kwiga ku guteka icyayi. Yego. Ya GTAF, umeze neza ariko? Meze neza kabisa. Agakawa surumva kameze ute? Nta kibazo gafite kanya kimwe. Nzovu ngabijemo. Kandi ibintu inzovu yagiyemo, buri inzovu hanikandagiye irahangiza. Ese ko mperuka nzovu muri inshuti GTAF byanze kwangirika gute? Nyine impamvu inzovu yega ni nini, inzovu niba mwana urayiza ariko ubundi bwo inzovu cyangwa ubumva ari inzovu nyine aho ngaho, ntago ari inzovu aba ari nini ku buryo naho ikandagiye harangirika. Niyo mpamvu rero imbavuze ni inzovu nta kibazo ufite na kimwe, ariko nyine ni ukutebya biri aho ngaho, no kuganira biri aho, kuko icyo cyatuzanye no guhabanyarwanda ibyishimo. Yego GTAF, reka ibyo tube tubisimbutse. Umeze neza mu buzima busanzwe? Cyameze neza kabisa, nta kibazo. Aho duherukanira ndabona ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse. Nawe urabibona se? Ntago mbibona ngiye. Ntago ubona ko hari icyahindutse kuri wowe? Ntago ubibona? Ngiye nyine mba mbona ari ibintu biri aho ngaho bisanzwe tu. GTAF, muri uku kwezi kwa 8 dusoje, ni igiki cyakubayeho ukavuga ati wow, Imana irimo iranteza intambwe? Ikintu cyambere nuko ni rap performance yabaye muri Genius Comedy. Yego. Byagenze bite? Byagenze neza muri Genius Comedy. Byagenze neza uko twateguye stage, ntago ariko twabyagenze. Yewe ndakeka na Farimeri suko yari yabiteguye nawe suko nawe uko yari abyiteze biri bube suko yabibonye. N'abari baje muri ibyo birori uko bazi uko biri bube suko babibonye, kuvanga ibintu bya GTAF. Niyo mpamvu mbavango Yesu ni nika yanjye, abantu bakaza nawo busaze ngo GTAF narasaze. Yesu ni G yanjye cyane, kuko hano Yesu ari ibintu byose biratungana, ibintu byose bitabyikora imbere cyane. GTAF, ni igiki cyagutunguye ukigera imbere y'abari abantu bose? Ngiye ikintu cyanunguye, kuko n'ubundi ngewe urabona iyo umuntu agiye kujya kuri stage bwa mbere aba ari nk'ibintu bisa nk'aho ari nk'ibintu nk'agashya kaba kagiye kuba ku buzima bwawe, kuko haba harimo ibintu byinshi, abanyamakuru, ibinyamakuru bikomeye, abanyamakuru boroheje, ababitangiye, abastageri, abimazemo imyaka n'akaka, ababisaziyemo, ababicecuriyemo, ababibereyemo abakumi. Mbese ni ukuvuga ngo biriya bintu bari ibintu biri aho ngaho nyine, wowe kugira ngo byakire n'ibintu umuntu atabasha kubyumva, ariko nyine turagenda ugakora, waba uri kumwe n'Imana ugatambukana umucyo nta kibazo. Yego. GTAF, wenda tubwire, uhagera ujya muri show, wavuye mu rugo uri kumwe nande? Nandi ngiye nyine nta muntu ngiye mu ibintu nkabira, nta muntu bageneye kabingiramo inama. Umunsi inama zibwibwa mbere yaho, nkazibwibwa, bamimbwira bakabimbwira, bamamayinde bakayama,
nyiri zina umunsi wa performance telefone bugira umuhanga uhita unayifunga kugira ngo ataza kugira umuntu ukubwira ijambo rikujagaraza ukaza gukora ibyo utatubwiye gukora. Yego uwo munsi ujya muri show ninde wakwambitse? Nariyambitse njye nta muntu yigeze anyambika. Wariyambitse? Njye ntago numvaga ko njye bundi mu buzima bwanjye ngo ibintu bya kigengesta ntago njya ngo ibintu birimo by'ubupasiteri koko njye naje nka Gitafu ntago naje nka pasiteri. Ngiro niba abantu banziho nk'umwana w'imihanda ngomba koza nk'imihanda nyine. Njye ntago nzaza nk'umwana wo mu gipangu kandi banzi uko ndumupeta imihanda. Ngomba koza nk'imihanda impamvu byose nabyiteguriye bikora neza. Shimiye Imana yabanye nanjye, shimiye abamareka bagendanye, shimiye amabosa b'amareka nifite amabosa b'amareka bagira muri 50 bose baba bamukundinda. Jita ujya kuri show wagiye niki? Jewe nagiye n'imodoka. Nese wajya kuri show n'amaguru? Imodoka wayikuye? Imodoka ababishi ba nyiri nuza management no ba aho show ibera baguhaye amabonus. Njye nabanje kugira ni umuntu wabanje ko mabonsa ni Yesu amanje ko mabonsa 50. Ndavuga Merci. Merci rero yamaye mabonsa 12. 12 kugenda inyuma. Njye nafite mabonsa 10 Jeta nago beshye. Muri muri ejo bundi bazabibona namara ku bya product ngo uzahita ubibona. Njye nafite mabonsa 12. 10 ako ni wo mutumirwa mukuru wari uhari harya? Ni wowe? None se Jita mu gihe show itaraba bagitangira bari bakwicaje Nende muri vestiaire. Niho waruri? Yego. Baguhaye iki cyo kunywa? Bamaye mu karo. Nje se na iki kintu kinyobwa njyanywa mu buzima bwanjye. Sinjyanywa amafanta zarananiye, sinzi banywe ibyo bya bifuro niba n'amafuro ndango nzi ukuntu amafuro bayanywa, ibyo byarananiye zarikiri zarananiye. Jewe ikiyobya bwenge nako ikinyobwa nywa ninuza ni mu karo. Nese ko bandi ikiyobya bwenge karagucitse. Nuko nanjye nyine Okay, Jita ba MC hamagara ngo tugiye kwakira Gitafu kuri stage. Mu mutima wawe byagenze ute bakikubwira ngo ngwino? Bindi birabiye none ibintu babikoranye kubibwira umuntu niba natabasha kubyumvisha ubwonko bw'umuntu. Niba hari intambara umuntu abaza kurwana ni intambara yo kugira ngo mbere yo kujya kuri stage ibintu wumva amajwi wumva ibintu ubona na wundi muntu kuri isi yo rurema ushaka kubibona. Sibyo nkanjye wabibonye. You know nukuvanga icyo amara guhamagarwa nyiri tuvuga ati none ndapfuye birarangiye. Uhita wumva ko ubuzima bwawe burangiye. Ariko nyuma yo kuhamagarwa ugatambuka ubonye uburyo abantu bakwakiriyemo nibwo buhita bukumotiva kwitukura yashono no sasa. Yego. Yangiye bakimana kongeza muri sare imbere nagiye kubona umva ngo abantu bose bumva amajwi ngo tafu. Na mbere ko njya kuri stage baravuga ngo turashaka Gitafu. Ndavuga no kuva none nshigikiwe icyo mbonye neza nuko Imana ubundi mbere na mbere umufana n'umutumirwa reka umuririmbyi cyangwa se undi muntu usanzwe baba ni ibintu byuzuzanya. Umufana arabanza akakumotiva iyo amaze kukumotiva none ya motivation aguhaye niyo uhita uzamukiraho ukahita ikuzamura. Ariko ugiye kujya kuri stage ukabona umufana nawe ubwe nakwishimiye uba wamaze gukotora unashatse buri n'umuhanga bahita babwira ati ndwaye igifu. Ukirwaza ku buryo uhita ushaka impamvu ituma utajya kuri stage bikahita birangira. Ariko ukimara gutina mbwo ukabona umufana wese afite inzara n'inyota byo kumva ibyo ugiye kumubwira ubwo ahagara hamwe muhatwike hashya. Kuko umufana n'umuhanzi cyangwa se n'umukomediye wabegeranye n'umugore n'umugabo. Umugore n'umugabo baruzuzanya. Iyo hatabaye kuzuzanya ko umugore n'umugabo ntago urwo rugo ruramba n'andi wumva ngo habaye za divorce. Ariko iyo umufana n'umukomediye cyangwa se n'umuririmbyi runaka bitewe n'ibyo na show mahagazemo iyo ufite umufana akagushigikira wumve ngo nibindi byose biratungana. Ariko udafite umufana byose byabaye zero. Ariko urizeye ku mufana kuri nawe? Nje kandi mbibona no muri comment barabimbwira na Genesis nabibonye mbone yo gushimira umufana ahari hose. Nabona ko mbivuga ariko nyine ni ibintu bitangaje kandi ni ibintu byiza cyane. Ariko njewe ibyo nkora byose naga ari ku bwanjye nta nubwo ari ku mbaraga zanjye ni imbaraga z'abafana ni imbaraga z'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana idahari n'umufana n'abahari nge ntago Gitafu ntacyo naba ndicyo. Jita ndaza kuguha umwanya wo gushimira abantu. Ndagira ngo nongere nkubaze mu minota ya mbere ukigera kuri stage na nyuma y'iminota wa mbere utangira kuvuga byo uramaze kubisobanura ko iyo ubonye abafana burya uhita wumva
umeze neza, ugezemo hagati uri muri guperforminga, si wumvisha amagambo yisukiranya ku buryo no gusoza byaba ngombwa ko bagukomanga ngo soza, cyangwa wumvaga bagutindiye? Njyewe nageze hagati, urabona iyo ubundi iteka n'iteka biriya bintu ni ibintu nabegeranya nk'umukobwa n'umuhungu mu rukundo, ko wenda abantu bataza kubyumva nabi ngo navuze z'abagore n'abagabo, nabegeranya n'umuhungu n'umukobwa. Iyo muri umuhungu n'umukobwa tuvuge nk'iwanyu bashobora kukuboza bati uriya muhungu ntabwo tumushaka, ariko bitewe n'uko mwebwe amarangamutima yanyu ubwanya bategeka, ugahangana no kuvanguma uriya muhungu nubwo murimo kumumbuza ngiye ngomba gukundana nawe, cyangwa se umuhungu bakakubaza turiya mukobwa ntabwo tubona atari guyawe, ariko bitewe n'uko nyine amarangamutima yamaje kuguhatiriza ukavuga ati peri we ntabwo uriya mukobwa mwamumbuza ngo bikunde. Biriya biboro rero ni ukuvuga ngo iriya performance ya Genius Comedy uko ugenda uperforminga niko ugenda imbaraga ziyongera, bitewe n'ukuntu wowe iyo ukoze akantu rimwe ukabona nyine karakunzwe bikongera imbaraga, noneho kugenda ukora ugenda uzamuka ku buryo ngewe hari ahantu nakoze performance na Melissa ubwe yarambwiraga ati nyine wabonaga ko abafana bakikeneye ko waguma, ariko hari abori uhatinze cyane utibaba. Inkoko iyo itoreye ahantu kenshi ihatibaba, buri nkoko iyo itoreye igenda rimwe ikahita iva mu kibuga, nubwo umenya ko inkoko yatura ahantu, ariko utinze waha boro nyine urahatinda, uko hatinda no kugira gute ushiduka hatayibaba. Jita, mu magambo yose wagiye uvuga wagiye ugaruka mu gushima yaba abantu yaba n'Imana. Ngiye kuguha umunota umwe ushimira Imana yabanye nawe n'abantu bagushyigikiye, wasenga ubikora uko ubyumva. Ngiye ndashimira Imana cyane kuko iriya performance nimwe yatumye ngira emotion cyane. Yewe ibintu byambayeho na n'isasi ndumva ko agiye byabayeho, sindi yakira tuyo no mumbabarire, sinzi nyine bya bintu ni ibintu nyine bya ni ngewe nabyita nkaho ni nko kubyabwa bwa kabiri, kubyarwa bwa kabiri. Yego, nge ni ibintu byanunguye n'isaha, ntago nibaza nka Jitafu wavukiye za Gashyikiro hariya, wakuze nka kuri imihanda nkajya za Sodoma nkajya za Giporoso nkajya n'ahandi hagiye hatandukanye, bikaza kurangira ni performance nk'iriya ibaye ikaza kuba ari performance y'umuriro. Urumva ni ukuvuga ngo rero ngewe ndashimira Imana yabanye nanjye, ndashimira Imana yamaye igikundiro, ndashimira Yesu wanjye, Yesu n'iniga yanjye yambaye hafi arankomeza, ndashimira Nyabitanga. ahari rwose yumve kumushimiye kabisa. Komera Jita. Nyine ndashimira ibi bintu ngewe n'isaha umunyamakuru arimo bimbaza bigatuma nagira emotion. Nyine ntabwo nabyakira, ni ibintu nyine byanunguye ku buzima bwanjye, ni ibintu nagashya, ni ibintu ku bwanjye ntabwo numva ko ibintu byambaho ngewe bitewe na performance nabonye ari ahantu, nibitewe n'ukuntu abantu banyiraga ubwoba, bagutera ubwoba, guca intege. Nyine hari ibintu twebwe iki kibuga tuba turimo dufite ibintu byinshi biturwanya, ntabwo mwe nk'abanyamakuru mubibona, nta nubwo twabibabwira imbere ya kamera, ariko dufite ibintu byinshi biturwanya, dufite ibintu byinshi biturwaniramo, dufite ibintu byinshi. Uyu no rero urumva ko nyine biriya bintu ngiye gushimira Imana, nashimira mbere na mbere ndashimira umufana rwose, umufana hari umufana w'umukobwa, umufana w'umuhungu, umufana w'umukobwa, umusaza n'umukecuru, ndabashimiye cyane kuko ibi byose ndabikesha imbaraga z'abafana. Ni birebire rero, ni birebire, mbese ngiye ku mashimwe na birahagije, ngira ngo emotion nagize ni ikintu kikakwereka ko nyine ngewe byarenze imitekerereze yanjye kubyakirana n'ubwo sindabyakira, mumbabarire. Jita, wenda ugarutse kuri Nyabitanga, why Nyabitanga, kubera iki? Nyabitanga yanafashije cyane. Tubwire nyine yagufashije iki? Nyabitanga yaramfashije, hako iboro ushatse twabisubika bro, kuko bishaka kuza gutuma nibaba nkuko nahoze mbivuga. Ibintu ntabwo dushaka kutibaba, ariko ura iyo ushimiye umuntu bimuha imbaraga zo gukomeza gukora ku buzima bwawe.
kuko ndabyibuka no mu gitondo aherekare nk'ushaka ati Nyabitanga yavuze ntibishoboka ndabanza nsozanye nawe kubera iki Nyabitanga nyine tubwire. Nyabitanga yanyeretse urukundo rudasanzwe yabanye nanjye ako hano nta kantu k'agatambaro banducara ko numva ibizami bose zamfashe nyishyamba agatambaro cyangwa serviette tubarize Ben tubarize ko n'abari nyamuneka mu ndwano reka kurebere komeza yumva Nyabitanga nyine afite byinshi asobanuye ku buzima bwanjye iriya performance cyangwa se kujya muri Genesis Comedy niwe byaturutseho kuko yarambwiye ati yize kumbwa ati Genesis Comedy uyu urayizi ndavuga ni ndayizi tunjya nyibona ambwa ati se birabura ahantu wabasha kwa performinga ndavuga nabikora arambwa ati hari igihe uzajya kumva baragwamagaye Nyabitanga rero ikintu mushimira kabisa Nyabitanga ahari yumve ko umuhaye respect. Ikiganiro sinzi uburyo kibuze kugenda kitafu gasaba kukomera tukaganira nyine nk'umuntu w'umusaza. Cyeka no hindura topic kuko ngiyewe ibintu byambayeho na n'isaha sindabyakira kubimbaza rero kandi turi imbere ya kamera nago nyine mbashaka kugaragaza ko ari umungira amarangamutima menshi ku buryo byajya kurengaho umuntu amarangamutima arenga umuntu nyine akaba yabigaragaza ku maso cyangwa se no ku bindi bintu ariko nyine hari umuntu gukora ikintu kikakurenga kukibwira umuntu nyine ukumva byazamutse cyane Okay, reka wenda Nyabitanga twe tumuvuyeho ariko se Gita hari ikintu abantu bibaza uretse kuba habaho kwamamara mu buryo mu buryo nyine bwo kujya kuri public abantu bakakubona mu kijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga n'amafaranga barayaguhaye cyangwa ni kwagutwika gusa nta kindi kintu bisiga bikumariye kintu siragabura cyane gabura rwose Genesis iragabura ntabwo ari yaca zacano zitagabura wawe ngiye gusebya Melissa ntacyo atankoreye yarabinkoreye neza nawe ndamushimiye Melissa aho ari hose ifari Melissa ndamushimiye Melissa mbere yuko performance itangira twaraganiriye turaganira tamwe ngiye muri ngendo bafite ubwoba kuko niba ibintu byambayeho ntabwo nzi ko bya bintu byabaho ni ibintu byanunguye cyane uburyo kubyakirana n'isaha sindabyakira ubwo rero urumva ko nyamuneka abatureba muzamba baremba basabye imbabazi ndabinginze rero Fari Melissa mbere uko performance iba twaraganiriye mubwira ukuntu niyumva aramfasha mba hafi yangira inama man iyi topic dushatse twayahagarika kuko ngiye ngiye ndi kuyisoza ibintu mbabara tubihagarika ihangana ngiye ndi kuyisoza ko ahantu naza kwati baba nkameranga ya nkoko ndi kuyisoza aho muragita ndi kuyisoza aho umuntu ubwo reka tuyirangize gutyo hanyuma ubushize ubwo duherukana wavugaga ko umuntu witwa Noheli akugendaho ariko nyuma naje kubabonana mu kiganiro byaba byarakemutse bya bibazo cyangwa nuko kwiyoberanya ko abantu bari kuri kamera ngewe uriya mutipe uriya mu boss wacu wadukoresheje namwita Manibu ye yaramamagaye ejo bundi cya kiganiro icyo gihe nari ndi kwa M11 ariko nyeneye kuzana vibe byarangiye nyine nakubwiye ngo uko ibintu bigenda biza unongeye kubimbaza ibintu byo muri Genesis wenda turi ukuntu tubikora ariko ibintu bijyanye no gushimira nyine ngewe babasubira nabwani na n'isa sindi yakira ubu tuvugana na Genesis na n'isa ntago barayizindi yacyakana n'isa yacyagurumana barashimishije na n'isa byaranze bazimye iki nyine kwa kuto twika nyine twarahatwitse harashya ubona n'isa baracyazimye kandi iminsi ishize uko ningana iture performance yari irangiye hakora n'ubu ngubu
namagaye umujama bamwe bantu bawazinya arambwira ati tawe twagerageje ati cyo kora ku mpande tubona tutangiye kureba ukuntu hatangiye kugira n'iki kuzimya amatara se mbese twarahatwitse harashye no kuvuga ngo genesi yose yarahiye ubona n'iyi saha baracyayizimya nese urumva utarakoze amabara niba waragiye ugahita uhatwika hagashya nyine urumva bro bishatse kuvuga iki rero uramo jama ngiye shobora njya kuri X-Large ndashaka n'abantu sinzi n'impamvu bivuza ahubwo ukoze ahantu ndimo ndababara ngewe ejo bundi nagiye kuri X-Large mvuye kwa M11 mani baramamagara ambwa ati tafu uri hehe ndamwana ngiye nagiye kwa M11 dindira ninza turakora arandindira we aradidira amaze kundindira ubwo ikintu cyabaye kize yarandindiriye amaze kundindira turakora pe tumaze gukora nge natungwe no kugira hagati nge ninya guseba mana mujye mumpabara ninya ikintu cyatuma umuntu akishamo ijisho ninya ndabyanga cyane ngaho ibaze wacize tuntu twatuna hato urumva mane banyango nitunganye neza umaye inkuru zituma ngire emosiyo ako twazisoje zarangiye okay akayemoso nako kaba gasabwa buriya n'umuntu ahita bibona akavuga ati niga koko cyane yarabyumvaga cyangwa se ribabaye cyane no twavugaga ntago mabyibuka yagiye mbona twavugaga kuntu wagiye kwa Irene X-Large akaguhamagara jewe X-Large Manibu yamamagaye nka saa 8 Manibu numwe mu bantu mu makipe yose dukorana Manibu numwe mu muntu dukunda guha agaciro cyane Manibu ntari bike pe Manibu ni umwana mwiza 100%. Ngiye ikintu cyanonguye Noheri Imana ntabwo ubundi ahubwo ndaje nje kwiborosa kanongera agasukare mu nuzanye nari navuze ko mu matika yanjye nazongera kuvuga iri zina se uri giyuje hano karibwo usanga uri kumubreminga kandi ntabwo ahubwo buri sibe karakantu kanazemo ntabwo nzongera kumuvuga mu izina ngiye naje gusanga arazinyira kankasa hanyuma ngiye nkaza kubabara namara kubabara kubera kagenda aba yaneye najya kuri channel runaka nkaba ndamuvuza akaba ari mama uzongera ntabwo uzongera kumuvuga never ubwo twagezeyo mbangeze kwa Manibu sanga batangiye ikiganiro kigeze hagati Manibu ahita avati muza n'agatebe mu mutereka hariye kubakirebye bazabibona neza ko ukuntu byagenze mbanzanya agatebe mbashize ku ruhande tuhatangiye turakoze fite vibe na urumva harimo nyamabo uriya rwa Kadigi nuramuvuna muhito sinshaka kuzongera kumuvuga izina rye nuwongera kubona nkuvuze uzamere ko mama yabyaye ikigwari kuko Yohani yagahinda wowe kiyongera kuri ka kandi kubushize se reka nkubwire ukuntu byagira inkuru rero ubwo ngeze kwa Manibu ubwo urumva twagize nyine turakora ako ya minota ntago irarangira turakora none hageze hagati wa mujama nyigira nyimara kwicara uzarebe kiriya kigano kitegereze yaratangiye aranshotora ngo ngo waturenzeho ngiye ninambaye kano gatimba abarasaze ngibyo boro ngo ntaga ari ibyawe ngo ba wabitiye ndamwana imana ngiyewe ninjye wabyuguye amakota yakodesha sibyo ariko se tiye tugane sibyo ko bara abantu bakuri biganira abantu hari n'abagiri ubujajwa niba iki ari ibintu mukora imbere inyuma ya kamera ni gute ibintu bikorerwa imbere inyuma ya kamera uza kubivuga uri imbere ya kamera umva nkubwire Jita mpitana nasoreza aho ngaho ngengeye gutegura operation oyo mu jama tumusesengure tumenye n'impamvu akugendaho turebe icyo umurusha niki icyakurusha niki tuzana ubwino tukureho no kuvuga ngo waje wamuvuze wagize gute niba tunamukira mu bitarajye mu bitaro mu cyemeza bombo tumushyira muri puberi tujugunye niba ruginduba hubu agita ndagushimiye urakoze cyane kuba uyu munsi wanyitabye ukaza natwe kuri Great ndabizi uzatugiriraho umumaro bikumva natwe ntago turabana babi ubwo ubutatuzagaruka tuvunagura ingingo zose kuri uwo muhungu dutanga ubwino tuzamuvunagura inzara tuzikuremo tuvunagura amenyo tuyakure turebe impamvu ese ubundi uramutipe we oya tureka tuzabivuga bwa kabiri zimya kamera zimya wakoze Jita green po